barabazana cyane nawe Nyabugogo nabwiko we kubera no Nyabugogo niho abavuye mu burasirazuba abavuye mu majyepfo mu majyaruguru bahurira niho bagomba kwera byo huriro ry'umunsi. Nibyo rero abo ni abasore batatu n'ubundi bakomeje urugendo rwo gukurura. Yari akaba ari peloton iri inyuma ya breakaway. Hano ya mbere igeze none ubayuhane mwana twiganye ukuntu mwise umwana twiganye muri primaire. Tour du Rwanda ni retrouvaille shani retrouvaille pe nkura namwerukaga kera ibaze muri primaire imyaka ishize. Nyabugogo rero akaba twitegura kwakira isiganwa ryacu hariya Nyabugogo. Ubwo nizeye ko abantu Nyabugogo bameze neza. Ejo mbabwire ko Nyabugogo muzakira inshuro ebyiri Tour du Rwanda. Umunsi w'ejo etape igomba kuzagira reka we yatangiye kureba feruje za Nyabugogo. Uraje peloton yatangiye no kubabona kuko Nyabugogo niho hahurira abantu bavuye mu ntara. Ubu rero nibwo iyi etape ya karindwi igiye gukinwa nyagukinwa. Nibyo twaciye muri Tetero, twaciye mu misozi ya Gicumbi, twaciye Buranga, ariko ubu tuvugana abasiganwa baraje bazamuke Kimisagara bafata amapave bahita bazamuka bagere kuri Kigali Pele Stadium. Ngabo rero abasore batatu barambutse ikiraro cya nyuma binjiye muri feruje bagiye guca imbere ya gari. Wabonye ko batagiye gukora cyane. Ubu tugiye kuzamuka rero agasozi kari akazamuka kajya ku Nkunda Amahoro. Tugiye kuzamuka tujya gushaka za dolari. Yamaze kubivamo rero reka bane nabwe ko agomba kuba ari umukinnyi wa mbere uvamo akaba atanze imihoho. Roger Pareta ati niba kukomeye bwana Novak Philippe kurikira. Roger Pareta yabaye wa mbere kuvaho yabakoreye yakoreye mugenzi we twamuye kuzana amazi yagiye gushaka inama ku batoza ubu rasigaye Thompson ndetse na Novak. Pareta ameze nk'ururimi hagati mu kanwa. Ubu rero bureka wiramwanze peloton nayo mushaka ariko Thompson yamwataga Thompson yataka rero reka tuyatete Novak Philippe kuko bamuteranya mukora inama. Novak areba nyuma ariko yamukurikiye ahita atakaza ibyo afite ahanga utajya gukora amazi kubera ko ubwenge buremera biko nayo kuzamuka byanga. Thompson yakora acceleration aya mazi amukajya kuzegera ku Nkunda Amahoro ajya kwitafata ikindi kitambika niba tamwiyatanga Novak yaza kumukurikiyeho ahongera kumwikira hariya kwa mutwe. Ngabo rero abana bazamuka isiganwa nibwo ritangiye. Ladies and gentlemen, muri tayari kuri televiziyo Rwanda murahari kuko mu kanya gato igare riba rigeze kuri Kigali Pele Stadium. Uwaragiye Thompson afata umwanzuro wo kuzamuka. Thompson yarebye uko ahungu bamukoreye inama ahindukira bwa nyuma areba Novak Philippe avuga ati Novak niba kukumva ibyo ndi gukora ari ukuvoma ngwino tugende kuko Novak yahisemo gusya. Nibyo rero ngiyo peloton n'ubundi nayo irimo irakata Nyabugogo yazamutse ntabwo ari kure kuko ntibabonye neza ahaganya mwatake dore yewe ngabo hari wa mbere ninde kuvandimwe Pareta yamufashe Pareta akazi yakoze kuko nabwo ko iyo muri bakinnyi babiri mu ikipe akenshi bafite inshingano zo gukura mugenzi we na peloton rero bahita bakika muri cyo barimo ataka nariya kubera ko akazamuka mbere kugira ngo baze gutambika hariya bari nabwo tureba Thompson yanduka ndabona umusore muri amani ahasigara uyu ni Muza Eric Thompson atambika rero agiye gutambika ngaha agere akate kwa mutwe restoration afate ku isoko azamuka kwa mutwe kuki Thompson uhindukira intego iri hano kuri Kigali Pele